umuntu wese uzakomera ahura n'intambara. Kandi mbibutse iki, nuhagarara mu kigeragezo jya uceceka, ntuzajya usakuza. Mubwire ngo ntuzongere gusakuza. Sanibara atakimara kumenya ko Nehemiya agiye kubaka inkike z'i Yerusalemu, baramugwanyije. Impamvu abantu bakugwanya nuko utarinze ururimi rwawe, uvuga ibintu Imana izagukorera bitaraba, babona aho bahera bakugwanya. Abantu benshi hano bafite intambara kubera ko batarinze ururimi rwabo. Icya gatatu, mubwire ngo urashaka Imana igukomeze. Niba ushaka ko Imana igukomeza, dufite abantu batinya intambara, bagasenga batinya intambara. Iyo usenga Imana uhunga ibibazo, ntabwo Imana yakura ibibazo imbere yawe, kuko ibibazo nibyo bikwegereza Imana. Umuntu akaza agasenga kubera ko adafite akazi, reka ngende gusenga kuko nabuze akazi. Imana izakakwima kugira ngo uhoruze tugusengere, kuko kubura akazi kwawe niko gatuma uza imbere y'Imana. Imana nigutabara ikagusubiza, ugomba kuyibonera umwanya ukayishaka. Nta muntu ugera i Kanani atanyuze mu butayu. Umuntu wese uzagera i Kanani agomba kubanza kunyura mu butayu. Iyo usimbutse ubutayu ukajya i Kanani, Imana ifata ubutayu ikabukuzanira i Kanani, aho witaga ngo ni mu masezerano, ugatangira kuhababarira. Icya kane, jya ufata umwanya usengere mwene so wahuye n'intambara. Samusoni amaze kwica intare n'idubu, ijambo ryarambwiye ngo yaramanutse ajya mu gitare cya Yetamu. Samusoni arasenga. Amen. Ngo abayuda bene wabo ngo baraza bagiye kumurangira Abafilisitiya kugira ngo bamwice. Abayuda bene wabo abari bo bamusanga mu gitare cya Yotamu, baramufata bamujanira Abafilisitiya. Ngo Samusoni arababwira ngo reka mbabwire, niba mwebwe mutarangirira nabi, ntabwo umuhamagaro mfite ari uwo kubagwanya, nimunjyane mu maboko y'abanzi banjye. Bene wabo ba Samusoni abari bo bamufata amaboko bamujyanira Abafilisitiya. Nshatse kuvuga iki? Umuhamagaro twahamagawe ntabwo ari uwo kugwanya bene wacu. Umuhamagaro twahamagawe ni uwo gushigikira bene wacu. Iyo mwene se afite ikibazo uramusengera cyangwa urushaho kumuvuga? Abasengera bagenzi babo bageze mu ntambara bazamura ibiganza. Imana ibaha umugisha niba mutabesha. Dufite abantu bahagarara mu bibazo, aho kugira ngo basengere bagenzi babo bakabarushaho kubagwanya. Runaka nawe yakumva yaseba, reka isi mwote. Eka mbabwire, niba ushaka kuzakomera, iga gusengera mwene se ari mu ntambara. Imana niryo sengesho ireba ikaguhereza umugisha. Ngiye kubabwira ibintu bibiri bitangaza Imana. Ikintu cya mbere gitangaza Imana ntabwo ari ugusenga tugahanura abantu bakabona amamodoka n'amaviza. Ikintu cya mbere gitangaza Imana ni ukubona umunyabyaha yihanye. Icyo nicyo gitangaza Imana. Icya kabiri gitangaza Imana ni ukubona umuntu abantu bose banze bajugunye, wemera kumufata ukuboko ukamuba hafi, ukamubera inshuti nzima. Icyo nicyo gitangaza Imana. Ariko twebwe dukunda abaturusha amaboko. Aho gukunda umuntu urusha amaboko, mwebwe mukunda babarusha amaboko. Ikimenyetso kigaragaza ko wageze kure hashoboka ni igihe uzafata umukene wa wundi uciriritse abantu bose banze, ukamufata ukamuhereza udategereje ko azakwishura. Ariko twebwe duhereza abagenzi bacu kuko dutegereje ko bazatwishura. Mubwire ngo iga gufata amaboko abababaye mu izina rya Yesu. Icya gatanu, mubaze ngo mwijoro usenga kangahe? Nijoro usenga kangahe?
dufite abantu bategwa n'abadayimoni hano, waba uryamye nijoro abarozi bakagutsikamira, ntugire ngo hari impamvu bagutsikamira, ni ukubera ko uryama udasenze. Dufite abantu hano agera mu buriri akaba ari muri touch ariko ntafate umwanya wo gusenga Imana. Ari touch na Bibiliya yawe ni cye kintu uhereza umwanya munini imbere yawe? Mumbariza gusubize. Kandi smartphone yawe na Bibiliya ni cye kintu uhereza umwanya munini? Igihe kinini abantu mushumba bakimara muri telefone, bari muri smartphone, aho kimara basoma ijambo ry'Imana. Reka mbabwire, ikintu kimbesheje muri uyu mujyi si impano y'ubuhanuzi. Mbibutse ko mwese mutankunda, mukunda Imana indimo. Uyu munsi umwuka w'Imana aramutse amvuyemo, mwese mwanterera amabuye Nyabugogo. Ariko kubera icubahiro Imana yampaye, bituma baturutse Rusizi baza, abavuye Uganda, abavuye Nyamasheke. Ntabwo ari urukundo mu nkunze, ni Imana yampamagaye. Mwaje gushaka, shaka Imana, ibindi byose bizaza bigushaka. Mubwire ngo shaka Imana, ibindi bizikora. Reka mbabwire, nta muntu wasenze ukogwa n'isoni. Nuhura n'umuntu wasenze ujye umwubaha. Umuntu wasenze abashinganye, umuntu wasenze. Tugeze mu kinyejana Imana ikeneye abasore n'abakobwa buzuye umwuka wera. Mbabazwa n'abakozi b'Imana Imana ikoresha ibitangaza, aho kumanuka ngo bongere amasengesho mushumba, bakongera umubare wa protocole na bodyguard, ukongera bakurinda, bakurinzemo iki kuri umubiri nk'abandi ko bakujugunya hanze hariya. Imana nuririmba Eric, nubona waririmbye ukabona abantu buzuye umwuka wera, ntabwo ari igihe cyo gutahuka ryama, ni igihe cyo gupfuka mu gasenga kugira ngo Imana irusheho kukwagura. Kuko iyo iryamye abadayimoni babona imbaraga zo kuguhiga. Nubona waje gusenga hakagira ibintu biva imbere yawe, ntabwo ari umwanya wo kuryama ukaruhuka, ni umwanya wo gupfuka mu gashaka Imana. Imana impamagara ngewe, yarambwiye ngo uzahura n'intambara n'abakugwanya benshi, ariko ntuzirigwe usakuza, jya upfuka mujye gushaka mu maso hanjye. Ikintu turusha abantu nta kindi, ni ugupfukama tugasenga. Tegura ubukwe, bantu ba Yesu bo barabizi. Nahuye n'urugamba rw'amagambo, mpura n'urugamba rw'intambara. Abantu barahaguruka kuri YouTube baravuga, Imana irambwira ngo pfuka musenge, nzakwereka ko ndi Imana ishobora byose. Ibanga turusha abapagani ni ugupfukama tugasenga. Pfukama, senga, ndi kumwe nawe. Urasakuza iki? Abo uri kuganyira nibo bari kwenyegeza intambara. Bave mupfukame, wegera Imana. Mubwire ngo ntuzongere gutakira umuntu, dupfukame utakira Imana. Dufite abantu badukunda kuko tugeze mu bihe byiza, batadukunda twageze mu ntambara. Mfite abashumba mushumba bampamagaraga buri munsi, profete yemera, Imana irambwira ngo pfuka musenge, nzabana nawe. Ndaje mbasenge. Reka mbabwize ukuri, Imana yarampamagaye. Ni ukuri Imana yarampamagaye. Ariko muri uko kumpamagara, Imana ntabwo yampamagaye ngo nze nseke. Sema amen. Hari ijambo Rafiki yaririmbye, yaravuze, Abayuda turi kumwe nabo, twirigwana mu nzu y'Imana nabo, umwaretse tukabana nabo, tubamanyi tutabagamba. Bayuda tugendana nabo, twirigwana nabo, dusengana nabo, twicarana nabo, dusangira nabo. Reka mbabwire, utagira ngo uzagira umwanzi umupagani. Umwanzi wa mbere uzagira ni uwo musengana. Mubwire ngo Imana igukureho indyarya musengana. Indyarya. Nabonye aho umuntu mupfukamana mugasengana, ibimwira bikamanuka, amarira akaza, wamubwira ngo bigenze gute, akakubwira ati ndi kubabazwa n'ikigeragezo ufite mama, ati ibibazo birakwishe, ndi gupfukama ndi kugusengera. Yagera hirya akaba ari ukugambanira kandi mwahoze musengana. Mu nshuti ufite, Imana ikwirukanira indyarya.
ugendana nazo, indyarya utunze muri telefone zawe zidafite akamaro, uyu munsi uzisibe, Imana ikuzanira inshuti nzima mu izina rya Yesu. Imana izana inshuti nzima mu izina rya Yesu. Tuzihamagara, Imana zituzanire inshuti z'indyarya zive ku buzima bwacu. Bacuranze, Imana ibazanira inshuti nzima. Dore ngo ararangara, Imana iguha inshuti nzima. Ugira ngo ntuzi kuririmba, impamvu utazamuka niyi, wabuze connection. Haleluya. Ugira ngo ntuzi gucuranga, impamvu Kigali itarakumenya niyi, ni connection. Ugasanga umwana udafite na tushe nimwe, ugasanga yaramamaye bari kumuhamagara mu bihugu bitandukanye, nta kindi ubura ni connection. Wa mukobwa ugira ngo uri mubi, nawe wabona umugabo agatimba kakubera. Harabusanga bari gushaka bagakora mariage bafite ibitsi bihengamye, ufite amaguru meza y'inzobe, ugira ngo nuko wabuze umugabo, wabuze connection y'umuntu kuvuga neza. Imana ikuzanira umuntu kuvuga neza mu izina rya Yesu. Ugira ngo wabuze akazi, diplome yawe. Reka mabwire ikintu nabonye muri iyi si. Muri iyi si ntabwo hakora uburanga, amashuri, hakora amahirwe Imana yaguhaye. Amahirwe. Abantu babaga ba mbere mu ishuri, uyu munsi ntibabaye inzererezi. Wowe wabaga uwa nyuma mu ishuri, uyu munsi ntufite akazi. Umuntu yakurusha uburanga, ukamurusha amahirwe, Imana ikakubakira urugo. Umuntu yakurusha amashuri, Imana ikaguha amahirwe, uriya muntu ukamuhereza akazi muri kampani yawe. Kandi mbibutse ko Imana itaguha byose. Ushobora kuba uri gitifu warazengereje umurenge wose, Imana ikagupangira umugore, wataha mu rugo ugataha uri kwahagera, kandi abagabo bose mu murenge bagutinya. Umuntu wese Imana imupangira ishuri. Mubaze ngo wigeze wiga ishuri ry'Imana? Waragize nawe? Ishuri ry'Imana, reka mabwire ikintu nabonye ku Mana. Iyo tugeze mu ishuri ry'Imana, ntabwo Imana ibanza kugupima ngo igushakire iniforume. Imana yo iradoda, ikadoda iniforume. Iyo ikuzaniye iniforume ugasanga uri munini, ntabwo iniforume bayongera, wowe barakugabanya mpaka ukwiwe mu iniforume y'Imana. Ndabyumva nduwaye. Iyo Imana igushize mu ishuri, yo ntabwo bagura iniforume yawe, wowe Imana irakugabanya mpaka ukwiwe mu iniforume y'Imana. Niba ari ikabutura ukayikwigwamo, niba ari ishati ukayikwigwamo, paka ubunini ikabugabanya. Aho ni cya gihe ibigeragezo bikwisukiraho ukagira ngo Imana nta n'ubwibaho. Uzi ko hari igihe uhagarara mu ntambara ukagira ngo n'Imana yarakwibagiwe. Ishuri ry'Imana riragoye kugiga, nyamara iyo urirangije aho udepoje hose ntubura akazi. Ishuri ry'Imana riragoye kugiga, nyamara iyo urirangije aho udepoje hose ntubura akazi. Ishuri ry'Imana riragoye kugiga, nyamara iyo urirangije aho udepoje hose ntubura akazi. Imana ibaha umugisha. Ishuri ry'Imana riragoye. Ndashimira Imana ijya yemera kutunyuza mu mubabaro. Ngewe murebe imbere yanyu nagwaye amavunja, nagendaga muri karitsiye wagira ngo ndagenda ndagaruka ndatera umwako. Imana yajyaga imbwira ngo izanyambika, kareba ahantu bizaturuka nkahabura. Ikintu nkundira Imana, Imana nitinya kukubwira ko izaguha etaje mu mujyi wa Kigali n'inzu ya 15 bakwirukanye. Niyo mpamvu yitwa Imana. Imana nitinya kukubwira ngo iguhaye amahoro mu rugo rwawe, wagera mu rugo ugasanga babaye intare bose. Ukibaza niyo yavuze cyangwa ntabwo ariyo. Mubwire ngo ibiri kugusuzuma ngo irebe kwihangana kwawe.
ntitinya kukubwira ko iguhaye impanga ukamara imyaka 20 utarabyara ku musozi warabaye icyitegererezo. Mbarizo umuntu muri kumwe ngo banye n'Imana gute, ihanganira icyo yavuganye nawe. Reka mabwire, gukizwa nabi bitera umwaka. Baririmbye, niba mushaka kuzakomera tuzaze kuririmba ngo Mana ivuga kurebe, uzaba wishuka. Waririmba nakureba twagira na bifu gatoya nkakubwira ntuzongere no guhagarara ku ruhimbi. Ariko Imana iyo uririmbye ikakureba, haleluya, reba umuntu mu maso ubwire ngo korera Imana ikubone. Wibonwa n'abantu, korera Imana ari ikureba. Impamvu dufite ibikomere, twashashe kunezeza abantu batadushaka. Twabikije amabanga abantu batarabo kwizegwa, tuyabwira indyarya n'inyamaswa tuzi ngo nabantu bazima. Abakobwa muri hano, niba ushaka kuzakomera senga Imana. Abasore b'iki gihe ntabwo bagikeneye abakobwa, bakeneye abagore bakoze divorce kuko nibo bafite amafaranga. Niba udafite mwuka rero, menya ngo kubona umugabo bizakugora udafite agafaranga. Ibyo mbabwira ndabizi. Ariko umukobwa wubasha Imana, mu gihe maze mbanye n'abakire benshi, muzajya mubabona hano baje baparitse amavewiti bari hanze hariya, ariko barakubwira ngo simfite agahinda, nararushe, narababaye. Kubera iki? Hari igihe uhagararamo Satani akakuzengunuka. Iyo utapfukamye ngo usenge wakwicwa no kwiyahura. Ariko ibyiringiro dufite, buriya reka mbabwire umumaro wo gusenga. Iyo usenga Imana ikubwira ibitaraba akazu. Tuza hano, mama Nema narabimubwiye, sinabikubwiye. Tagahunda nari mfitiye kuza hano, ariko nari ndyamye hari mu ijoro ryo kuwa kane. Hari ahantu twe twabonye sare ku Ruyenzi, ibintu bimeze neza nta n'ikibazo. Imana irambwira ngo ntabwo ndagukura muri Nyabugogo, hari abantu bakirushe bagomba kubanza kwihana bagakizwa. Imana inyereka turi gusengera hano, narabikubwiye. Sinabikubwiye kazu. Imana irambwira ngo zamuka. Reka mbabwire iki kintu kuko ngiye kubasa iyo ngwara wazanye. Imana yampaye impano yo gusenga, ntayicura n'ukuri kw'Imana. Ariko reka nkubwire iki kintu mbere y'ibindi byose. Tunga umwuka wera, ibindi byose bizaza. Muhereze ikiganza umubwire ngo ukeneye kuzura umwuka wera. Alphonse, Imana ikuzuza umwuka wera. Icyo nicyo gikenewe iyo umuntu afite umwuka wera. Ubu ngutumye isaze wayizana, taho wayikura. Ariko ufashe inyama yawe ukayirambika imbere, wabona aho yashyira amasaza, ntizahita ziza. Mu buryo bw'umwuka, iyo utunze Yesu amafaranga araza, business ziraza, buri kintu cyose kiraza kigushaka, ntabwo ujya kugihamagara. Nutunga Yesu ibintu byose bizaza bikwiruka inyuma. Kandi reka mbabwire ikintu cya nyuma cy'impuruza kizagaragaza ko ugiye gutabagwa n'Imana. Iyo umuntu ageze aho yavuganye n'Imana, nibwo agira intambara z'ibigeragezo kurusha izo yatangiranye. Imana igutera ikinya iyo uhagaze mu ntambara. Wahagarara mu kibazo Imana ikagutera ikinya. Ngiye gusenga Imana igukure mu buzima bwo mu rugo. Mana nyiribihe we, mbega Imana, Imana idutabare. Urumva eri, muri aya masengesho uhindura icyifuzo. Ufite inshuti nyinshi ariko ntacyo zikumariye. Ni indyarya ziraho zintica ntikiza. Upfukame ubwira Imana ngo Mana, kuririmba kwanjye kwagira umumaro, umpuze n'abantu b'umumaro. Inyatsi Imana izitumure, Imana ikuzanira abantu b'umumaro. Jya gutegura ubukwe kubera abantu b'umumaro, nta bintu byinshi niriwe njyamo. Nabonaga ibintu byikoze. Haleluya! Tuzamura icyubahiro cy'Imana ngiye gusengana nawe.
abakobwa bari hano bakeneye abagabo barimo umwuka w'Imana bazamura ibiganza. Abakobwa bari hano bakeneye abagabo buzuye umwuka wera bazamura ibiganza. Imana ibahereza abagabo barimo umwuka wera. Imana ibahereza abagabo buzuye umwuka wera mu izina rya nde. Mbibutse iki kintu mw'abakobwa mwe, umusore nagutereta akinywa inzoga, wamubwira uti sheri kunywa inzoga none bizagenda gute? Akakubwira ngo humura ni agacupa kamwe nywa, nitugera mu rugo humura nzazireka. Uzamuhungire kure. Uzahungire hehe? Kuko uri kunywa agacupa kamwe atarakuzaniwe, umunsi warugezemo azajya azana ikaziye mu nzu. Umukobwa umwe twasenganaga yabonye umusore arirukanka ati mbonye umugabo. Nyirabukwe nawe ati mbonye umugabo. Umusore aramubwira ati ariko rero ngewe nywa agacupa kamwe. Umukobwa yari amaze imyaka 28. Uri impamvu mubona abakobwa bihagararaho nuko imyaka ibitarabajyana. Umukobwa ukubise 30 atangira gusenga abwira Imana ngo Mana wabuze n'umunyonzi umpereza, kandi afite imyaka 21 yagendaga asatse. Ntacyo mwavugana. Iyi imyaka yakujyanye atangira guhindura icyifuzo. Umukobwa arirukanka bageze mu rugo, ngo agere mu rugo bakoze ubukwe bwiza, ariko Imana ikazajya ibwira nyirabukwe w'uwo musore ikamubwira ngo dore umukwe wawe afite amanyanga, nutamusengera umukobwa wawe azaruha. Umukobwa Imana ikamusanga ikamubwira ngo umugabo ugiye gushaka uzaruha. Umukobwa ntabyumve. Ngo igihe bageze mu rugo, bageze mu cyumba cyabo nimugoroba, ngo umusore ngo apfupfunura ikaziye munsi y'igitanda, kandi bakiri mu rusengero bakubitaga amakorasi. Umukobwa nawe agasimbuka kuzura umwuka. Umusore, umukobwa ati dore nafatishije, ngo azana ikaziye munsi. Umukobwa ati mu izina rya Yesu. Umuhungu aramureba ngo mu izina rya nde? Rya Yesu. Aramubwira tumva nkubwire, icyanzanye mu nzu y'Imana ni wowe nari nkeneye, ibindi bya Yesu bishira iruhande. Afungura icupa ararinywa. Aramubwira ati sindanywa njyenyine, nawe tugomba kugira gute? Gusangira. Umukobwa w'umurokora ati ko nigeze ngo inzoga, ibi bintu nzanyemo ni ibiki? Undi ati ubu wabaye umugore wanjye tugomba gusangira. Umukobwa ahamagara nyina, mama umugabo agiye kunywesha inzoga ku ngufu, nzireke cyangwa nzinywe? Kubaze uwo mwana ari wowe wamubwira akazinywa cyangwa wamubwira akazireka? Yaramubwiye ati nutazinywa urasubira iwanyu, nuzinywa tugomba kubana. Ari umukobwa wawe wamubwira agasomaho cyangwa wamubwira agataha? Hari uwavuga ati emera ukamwe kuko ugwishigisha yagera gute? Reka mbabwire mukorere Imana. Imana igiye gufata abantu bakizwe. Nabanaga n'umusore tukagira icyumba cy'amasengesho cyabaga ku wa 4. Umusore twataha tuvuye mu masengesho twararagamo muri overnight, akatubwira ko abakobwa turi kumwe tuba tutari gusenga muri iryo joro ngo tubafata tukabasambanya. Harimo umukobwa munini. Uwo musore mugenzi wanjye dutasha arambwira ati reka nkubwire, muraramusambana? Ndamubwira nti yego. Ati nanjye muri ririya joro ryo kuwa 4 uriya mukobwa ntazancika nzaza. Ndamubwira ntuzaza. Muhungu akazajya ampamagara bigeze kuwa 3 arambwira ati uribuka ko nijoro ari gahunda? Nti yego. Ati nzane prudence? Nti yego. Ntabwo yemeraga ko dusenga, yarazi ko turara tugira gute? Dusambana. Umuntu napinga ko tutari mu mwuka w'Imana, wowe umubwira ze gusa azabimenya hageze ko turi mu Imana. Umusore afata prudence nimugoroba saa 2 z'ijoro. Umva yaje atana agasomya aravuga ati sindanywa uriya mukobwa ntancika. Nti ngwino. Saa 2 yarangezeho z'umugoroba. Angezeho abona mfashe Bibiliya. Ati sinone kujyanye Bibiliya? Nitubanza gusenga. Ati nanjye njye kuyigura neneho? Ntigenda ujye kuyigura. Aragenda, turagenda mu cyumba nijoro turasenga.
akajya yicara iruhande rwanjye akajya arambwira ati si none turatangira gusambana saa yingahe? Ni saa sita z'ijoro. Ni saa sita z'ijoro nibwo akazi tugatangira. Ewana bagakubita mikorasi akaguruka akajya nkiriye. Atereka njya hamwe nawe hatagira umuntanga, ntigenda usira imbere hamwe nawe hatagira umugutanga. Akagenda agasirimba akaraba birebye ku mabuno y'umukobwa. Saa yine saa tanu ziba zirageze. Agasirimba ati profeta ati hari kubura isaha imwe, ni isaha imwe isigaye. Kumbi ya saha ya saa sita niyo saha twageragamo tukihana. Kumbi umukobwa yari yararikiye, yari afite amaso y'umwuka wera. Imana ikumpera amaso y'umwuka wera. Ngo bigere saa sita z'ijoro rero, habura umunota umwe abaramwegereye baricarana. Akajya aranyikira ijisho, akajya arambwira ati mukanya ubu ka kondomu ndagakura muri kotomoni yari yazanye. Umukobwa bari bicaranye niba Imana yaramumuhishuriye, abatangiye kuzura umwuka wera, aba yamufashe amufata ari ndi mu ndimi. Neneho abamama, buriya abagabo buzura umwuka wera neza, abamama bo buzura umwuka wera banakubita. Abarafashe arakubita ati rererere arakubita. Umusore arandeba ati nibiki bimbayo wa mugore narindi arongora meza ari umusazi. Umukobwa ati zana. Umusore ati sinzana iki. Umukobwa ati zana Fridati iri mu mufuka wawe inyuma. Umusore ati profete wanyoheje ndafashwe. Umusore yavuye aho yihanye, yakira agakiza n'uyu munsi aracyavuga gukomera kw'Imana. Yesu yamufatiye mu rusengero. Nta kintu ukeneye, ukeneye ko wuzura umwuka wera. Wagendana n'indyarya Imana ikakubwira ngo uragendana n'indyarya. Muhereze kiganza umubwire ngo Imana ikwezuza umwuka wera, hanyuma tugiye gusenga. Reka mbabwire, nta muntu uhagarara atarirutse. Nanjye narirutse. Uko mundeba nari igisambo, uziko nibaga n'ibirayi, kajya mu mirima nijoro ngacukura hiba ngewe. Neneho ku bigori byo hari amen. Munsi umwe tujya kwiba ibigori, twari abantu batatu. Icyo gihe banyitaga kanyoni kuko naribaga ntumenye naho nyuze. Tugiye kwiba ibigori, kumbe uwo murima w'ibigori he harimo abarinzi babiri. Tugenda turi batatu. Tugeze mu murima, ariko Mana waraturengeye tuguhaye icyubahiro. Tugeze mu murima turi kwiba, hari ku kwezi, sinzi umuntu wayirutuye ibuye wamurinze, ari kubita umwe twari kumwe w'igisambo. Mbona amaraso ari kunyara nkiriye. Ndavuga nti nanjye bagiye kunkocora ibuye pe. Mbona n'undi wa kabiri agiki kigori gutya, umuntu abafashe umupanga ahita atema gutya akaboko. Aho narindi ndavuga nti neneho kambayeho. Ndavuga nti niruka bambonye nanjye barantema. Umutima urambwira ngo yicarira aho ngaho. Ngiye kubona mbona umurinzi yambonye aje ari kundeba. Mbonye aje ari kundeba, nari nambaye igikoti. Ndavuga nti nene harantema ningwana nawe. Numva ubwenge buraje ntazi aho buturutse, ariko Satani agira amayere mwoka byaramo. Ndangije mfata ukuboko kwanjye ngushira inyuma nk'umurizo w'imbwa. Ndangije numva ubwenge burambwiye ngo moka himbwa. Ndavuga nti wowo wa murinzi ariruka aravuga ngo benza bazanye n'imbwa. Yirutse nanjye ngira gute ndiruka. Imana ingiza amaboko yabo guco. Imana yacu ifite ubwenge, ni Imana ishobora byose. Wayihaye amashiko yandinze ko uyu munsi Imana yankuye kure. Mbarizo umuntu ngo wowe wavuye, mubaze ngo wowe wavuye. Oya ntabanga. Papa wavuye. Abandi Imana yakuye kure tuyiramburira amaboko n'Imana yacu bwite. Oh leta la zone ya bone guy. Eri wavuye. Wishiraho tatuwaje ushiraho uvuga uti nzabica nzabemeza. Yo. Witwaga G-boy. Uyu ngo yari umuraperi. Yesu aramufata. Kazu Imana yaragufasha.
ubu nawe tuguhaye mikoro bavuga aho wavuye hari hakomeye. Imana ikuzuza imbabazi. Reka mbabwire ikintu tutajya duhindura. Ahahise hacu nta kintu twakora ngo tuhakosore, ariko aho tujya ni heza tuzahakosora. Arufo wavuye ni kure, ari kure, ariko Yesu atubonye aravuga ngo bana banjye nimuze, atuzanana urukundo rwe n'ubuvandimwe. Mushiki wacu ntabwo yageza aho tuba gatatu ajya kubwira ati nari indaya ruhagwa, ati nari mfite akantu kakambarira hano kuri Suba, ati abakobwa bose beza nk'abatwara abagabo. Umva ahantu yavuye. Wowe wavuye hehe uretse kubesha? Reka mbabwire iki kintu, buri muntu wese uri hano, Imana iramutse igaragaje amafoto ye yahahise, hano wazongera kugusuhuza. Muhereze ikiganza umubwire ngo Imana ishimwe ko yaguhishe. Tuyiramburira amaboko Imana yacu, yaraduhishe, yahishe abasore, ihishe abakobwa. Imana niyo guhabwa icyubahiro. Hanyuma ndaje twisengera Imana. Muririmbyi aravuga ngo ni kuki turizwa, ngo n'ibyago tureba, ngo kandi ari iby'igihe gitoya. Aravuga ngo ubu ntegereje nihangana. Ndashimira Imana muri uyu mwanya tugiye gusenga Imana. Imana yavuganye nanje ijambo rikomeye, yambwiye ngo abayemerera baraza gutabagwa. Mubwire ngo niwemerere Imana ugiye gutabagwa. Iby'Imana ikora biradutangaza. Mahaguruke tugiye kwinjira umwanya wo kuvugana n'Imana. Ari kwico nzinu kw'iby'Imana ishaka, ari byo Pere stai goleva. Ariko ari kwico nzinu kw'iby'Imana ishaka, hari byo wiriye gukora. Turamyo mukiza tuzasubira. Bene sai gode ferga. Urimanitira mukamuri byose n'ubuntu n'inamu tugira. Urimanitira mukamuri byose n'ubuntu n'inamu tugira. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo Mwami Yesu, mbohora kuva uyu munsi, unkureho igisuzuguriro, imbaraga zangwanyaga kuva uyu mwanya zimva imbere. Umva Satani, va mu masezerano yanjye. Navuganye n'Imana, ngiye gutabagwa, ngiye kubona amahirwe ya kabiri. Wambaraga we, ndagutegetse nonaha, rekura umugabane wanjye, rekura amasezerano yanjye. Vuga ngo Yesu, bohora ubuzima bwanjye uyu mwanya wa none. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo mwihangane. Ndashaka kubwira, tugiye kwinjira mu isaha yo kuvugana n'Imana. Bafite ibibazo mwihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo mwihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo mwihangane. Hazarema itarimo ibibazo. Hazarema itarimo ibibazo. Hazarema
itarema ishyashya itarimo ibibazo. tuzamure haleluya, twongere tuzamure haleluya. iyicarire ngiye guhanura. tega ibiganza byawe. Mana yacu turaguhamagaye, duteze ibiganza byacu, duciye bugufi mu maso yawe, twakiriye imbabazi z'ibyaha byacu, atabari tw'izina ryawe rihabwa icubahiro. indwara ngiye gusengera zikire guhera uyu mwanya. umpa amaso y'umwuka wawe wera, abantu babone kure Imana. ntagaragara na gato imbere y'iri teraniro, hagaragare wowe Kristo muri ryo ugwije imbaraga nyinshi. abantu baze kubohoka, tugukomeye amashyi menshi cyane. Mungu ni yule yule tana atareo milele abadiliki. Ni yule tugiye kuvugana n'Imana. Tana atareo milele abadiliki. Mungu ni yule yule. Jana milele abadilika. Amini neno lake alilosema nawe, hata akawie, ni kweli atatimiza. Si jambo sisi twabadilika, yeye ni yule yule Mukawera jana hata leo. Mungu wetu ni yule, Mungu ni yule yule, Mungu ni yule yule jana hata leo. Yeye Mungu ni yule yule jana hata leo. Mungu ni yule yule jana hata leo, milele habadiliki. Shimwa Yesu muchunguzi, shimwa mana yamutanze, shimwa nawe mukawera amutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakuboneye. abirindi abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. abirindi abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. wowe ntucyuye muta, kandi ntukoze isoni, abikuzoanaga kukurarikiri. wowe ntucyuye muta,
tubwire ibinyoma kandi dukoraga abantu bicuza icyo ukomeza isezerano kugeza numeze nk'abantu kandi ukora nkabo ukomeza isezerano tugiye gutera haleluya, tuzamure haleluya, haleluya twongere haleluya, haleluya twongere haleluya. haleluya Salama, salama, kwa Yesu ni salama, salama we, salama kwa Yesu ni salama salama we, salama kwa Yesu ni salama salama we ai kwa Yesu ni salama upendo ai kwa Yesu ni upendo salama kwa Yesu ni salama kwa Yesu ni salama igerayo nzicara abwira ibyo yankoreye nzababwira yambwiye nzaririmba rwa rukundo yanyeretse kuko iminsi ayihita sinzibagirwa igerayo sinzaceceka ndavuga ibyo Yesu yankoreye nzababwira ya mirimo nzaririmba rwa rukundo yanyeretse kuko iminsi ayihita sinzibagirwa tuzamure icyubahiro cy'Imana, zamura haleluya, mwiyicarire mwakira imbabazi z'Imana. haleluya Hereza uwo muntu ikiganza umubwire ngo umubabaro wawe Imana yawumvise, akira igisubizo cy'Imana. Ubwo twarimo turaririmba, Imana imbwiye ikintu gikomeye, mbonye inyenyeri hejuru yacu yaka. Imana irambwira ngo inyenyeri yawe yazimye, Imana igiye kongera